Wait, what do you do if you don't eat? What? So, I'm super excited. dodo rekera kundeba uzikwiye gukora ibiraha nimba nawe urambiwe kuza wirirwa urya ibiraha ukunda ibiraha nkanjye ukaba utazi kubikora please ngwino twige gukora ibiraha so guys nkurikije urukundo nkunda ibiraha I know it's not only me so nkurikije urukundo nkunda ibiraha nawe ndabizi kubikunda ngwino twige gukora ibiraha ujye ubyitekera wowe ubwawe n'umuryango wawe so bakobwa namwe bagore namwe basore mukunda ibiraha ndabasuhuje muze dukora ibiraha so mbere na mbere usabwa kuba ufite ifarine yawe ugafata ibikombe 2 by'amazi ugashyira mu akabol harya akabol bakita gute mu kinyarwanda I don't know ugashyira mu kabol hanyuma ugashyiramo akayiko kamwe utuyiko 2 tw'umunyu utuyiko tuno upimisha twisukari teaspoon za 2 hanyuma ugashyiramo ikiro kiburaho gato cy'ifarine ugashyira muri y'amazi yawe wavanze n'umunyu hanyuma ugaponda izo ntoki nimo zirebe gutya zakarabye you have to wash your hands first hanyuma ugaponda ku buryo ubona ko ya farine yawe yatangiye gufata ukabona nyine bitakiri gufata mu kabol kawe ubona nyine bitakiri kumatiraho hanyuma ukayikanda iyi ntuzisaba uyikore wariye ibintu byo kuza ushonje no hanyuma ugashyira ku ruhande ntago biba birangiye ese mwamuze gukora amandazi cyangwa nabyo tuzabyige hanyuma ukagenda ukata akantu kangana nk'ibenya ry'ijana cyangwa n'amandazi asigaye agura desi ukagenda ukata akantu kangana nk'irindazi ry'ijana ugakora shape y'ikiziga ushyira ku ruhande nizere ko abakobwa mwese mukunda ibiraha muri hano mwese muri kwiga cause iyi video nayikoze nyikeneye rwose pe so wamara gufata cya gipondo cyose wari wakoze kare ugenda ugikoramo utuntu tumeze nk'amandazi abantu mushaka kwiga gukora amandazi namwe mwandike muri comment icyo ngicyo tuzakiga ubutaha thank you so much so warangiza ukazifata ugafata bya benya wari wakoze ukabishyira ku iplato by'akanya gato kugira ngo ibe ikuramo ukuntu hanyuma ugafata ifarine nanone ugasiga kuri cutting board I don't know how to call it ugashyira kuri cutting board ugafata ikibenya kimwe hanyuma ukaloringa nk'umuntu ugiye gukora capati kandi ubu wasanga na capati mutazi kuzikora ikintu cyo mushaka kwiga guteka cyo mumbwire hanyuma ukaloringa nk'uri gukora capati bya bibenya byose wari wakoze ukabikora the same way ariko ukibuka kuri cutting board yawe ukaba wari washyizeho ifarine kugira ngo capati yacu idafata hasi so wamara kuzikora zose ugahanagura ugakuraho ya farine yari iri kuri cutting board noneho ngo tugeze ku mwanya wo gusiga capati zacu capati tumaze gukora hanyuma ugasigaho utuvuta wamaze guhanagura ya cutting board yawe ugafata amavuta asanzwe ayo ukoresha ariyo yose ayo utekesha yose is fine akaba ari ukoresha hanyuma hakagira duke usiga kuri cutting board yawe hanyuma ugashyiraho capati ya mbere kuri buri capati ukagenda uyisiga amavuta ukagenda usigaho amavuta hasi no hejuru n'izindi zose ukabigenza gutyo umuntu wese ushaka kwiga gukora capati please write in the comment iyo video irajyaho ku munsi uri bubyandikireho ku munsi ukurikiraho so hanyuma za capati zose wari wakoze ukagenda uzisiga amavuta uzihuza nyine ukagenda usigaho amavuta uzegeranya ukanda hanyuma wamara kuzigira gutyo
ukazipuresinga ukamenya ko ziringaniye zitari gusumbana kubera ko turi bukenere kuzikata mu buryo bungana. So warangiza ukaringaniza ya capati yawe yose neza 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 witonze. Bano mukunda ibiraha. Hanyuma wamara kuringaniza ya capati yawe yose imaze kuba nkaho ari capati imwe ahubwo ibyibushye, ukongera ukabiroringa nkaho uri gushaka gukora capati imwe. Ukabiroringa neza impande zose ukamenya ko ziringaniye bimeze neza. Hanyuma ugafata ipanu ufite wayishyize ku mbabura, ugashyiramo utuvuta duke cyane nk'utwo dukoresha ugiye guteka umureti, ugashyiramo ya capati yawe, ukagenda uyirekereho, ukagenda uyikanda uzengurutsa kugira ngo idashirira cyangwa se ngo ifate hasi. Ukareba neza nimba inyuma kari guhindura ibara mu kuntu gatangiye kumera nk'agahinduramo ibara, kongera ukahita uhindura ku rundi ruhande, ukagenda ureba nimba ukegura ukabona nimba kamwe kari kuvaho. If not, you keep on what do you call this, ukagenda ukomeza uyizunguza buri ruhande. Noneho muribuka ko hari uducapa twagiye dusiga amavuta dufatanya. So ugenda uhindura ukora nimba kakunze ukagakuraho, uhindura ureba ko kakunze ukagakuraho paka zose zirangiye. Hamaze amara kurangira ukazishyira kuri ya cutting board yawe. Wamara kuzishyiraho ukaziringaniza neza kugira ngo dukatemo ubuce bungana. Ukareba nimba hari buze kuvamo ubuce bungana. Hanyuma ugakatamo inshuro ebyiri, imanuka n'itambika cyangwa se uko ubishaka. Hanyuma warangiza kudukatamo utwo duce nyine ubona ugakata mu buryo bwa harya uburyo n'ubuhera ni triangle ntago mbizi. Ukabikatamo uba wakasemo kabiri muri cya kizeru, imanuka n'itambika. Hanyuma warangiza ugafata ibitunguru byawe, babyita gute bino bitunguru, bya bitunguru by'icyatsi birebire, ukabifata ukabikata ukata utuntu duto cyane. Hanyuma ugafata na red onion, cya gitunguru gisanzwe tuzi gisanzwe, ukagikata nacyo ariko ukameshikinga sure ko ukase utuntu duto kuko ntabwo ushaka kurya ikiraha ukubitana n'ibitunguru. So wamara kubikata ugafata n'agasenda, ugafata agasenda. Abantu ufite ga wakambaraga, urusenda ruraryana nshuti zanjye, ukambaraga. If not, ugafata ifurusheti n'icyuma ukabikatana ku buryo bitari bukujya mu maso cyangwa se ku ntoki. Nabwo ugakata utuntu duto bitewe n'urusenda ushaka mu biraha byawe uko ruba rungana. Either wakata rwinshi cyangwa ugakata ruke cyangwa se unarushyiremo niba ibiraha byawe udashaka ko haba harimo urusenda. Ariko se what's ibiraha without urusenda? That's I don't know. Here we go. Warangiza ugafata bya bitunguru byawe, ugafata na rwa rusenda byawe ukabishyira mu kabol. I don't know how to call this bowl. Hanyuma ku ruhande uba watetse ibirayi bisanzwe, wabitetse bisanzwe wabitogosheje gusa utabikaranze. Nshuti zima ni ukubitogosa si ukubikaranga. Wamara kubifata ugashyiramo like a half tablespoon y'umunyu, hanyuma ukabinomba. Ubaye ufite blender wabibrandinga, but if not, koresha gakondo ukabinomba ku buryo uri bubone ko byabaye mixed, ubona ko ibirayi byose nyine byinombye kandi byivanze na bya bitunguru twashyizemo na rwa rusenda na byose byivanze, ukabinomba neza. Abantu mwese muri gukunda iyi video, please mumbwire what you want us to cook next day. Ndindiriye comment zanyu. Hanyuma bya birayi byacu n'ibitunguru n'urusenda ugakomeza ukabinomba mpaka bibaye nka gutya uko muri kubibona. Hanyuma
mwamara kubinomba neza byose, wabinombye neza nka kwa kundi aba ari ibirayi ugiye kugaburira umwana utagira iryinyo, neza neza ku buryo kiba nyine kinombye fresh. Warangiza wamara kubinomba ugafata agakombe cyangwa se akantu wavangiramo kariko kose, ugashyiramo utuzi, ugashyiramo amazi make, ugashyiramo tablespoon 2 z'ifarini, hanyuma ukabivanga neza. Ibi ngibi bidufasha kugira ngo tuze gutuma ya macapati yacu twakoze afatika, tukabasha kuyafomingamo nk'isambusa. See? Hanyuma ugafodinga ya sambusa ka gace ka capati twakoze, ukagafodinga gutya, hanyuma ugafata bya birayi twakoze ku ruhande, ukagenda ubishyiramo, ukagenda ufominga nk'isambusa. Wamara kugira hejuru ukongera ugafata ya farine twari tuvanze ku ruhande, ukatusiga hejuru kugira ngo ufatanye. N'ibindi byose ukagenda ubikora gutyo. Abantu muzi mubigerageze bino bintu, please let me know the results. Mumbwire uko byabagendekeye. Gusa njyewe ku ruhande rwanjye it turned out well. So warangiza za capati zose wagiye ukora ku ruhande, ukagenda zose ushyiramo ibirayi, uzifunga nk'icapati, uzifunga na capati. So for my side, this is the outcome. Uko byagenze ni ibingibi. Like umuryango wacu twese, hafi ya twese dukunda ibiraha, so ntabwo nari bukore bikeya, nari busigare ndi kureba nkaho ntabyo natetse. So ugafata ya panu yawe bitewe nuko ipanu yawe ingana, ugashyiramo amavuta ahagije ku buryo ibiraha byawe nta kintu bibure. Noneho ukagenda ushyiramo ibiraha bitewe nuko ipanu yawe ingana. Ntushyiremo byinshi bitahita bifatana bikamera nk'ibirayi, ntushyiremo na duke kubw'ikibazo cy'umwanya. But if you have a lot of time, you can do it. So hanyuma ukabishyiramo, ukagenda uhindura nk'uko uteka ifiriti bisanzwe, akaba ariko ugenda uhindura bya biraha byawe, ukarindira uhindura, ukabiba hafi, ukagenda uhindura kugira ngo bihindure isura. So ubu ngewe mbibona gutyo ngubu mu ipanu already ndumva natangiye, bavuga gute, amazi yatangiye kuzura akanwa. Side biraha birasa neza cyane, si gusa neza cyane, biranaryoshye. So umaze kubona ko ibiraha byawe byahinduye isura, ubikura mu mazi. Nangiye kuvugishwa kandi mbibabwira. Ubikura mu mavuta, ukabishyira ku iplato yawe, ukabishyira cyangwa se aho wateganije kuza kubyarurira. So guys, nukuri ndumva nangiye kuvugishwa, kambe ndekeye hano. Buri muntu wese uzagerageza bino biraha kubiteka, write in the comment, tell me that you're going to try. So everyone, please like, share and subscribe. And if you want to keep on seeing more contents about cooking, please reach out and let us know what you want us to cook next. So guys, I love you so much. Remember to like, share and subscribe. I can't wait ko mumbwira uko byaturns out. Hope ko nimuteka ibiraha bizagenda neza mwese. So guys, love you. Ciao ciao. Mwibuke munyandikire muri comment if you're going to cook this. So hasta la vista. See you guys. Let's first eat. I feel like singing. I feel the lyrics are coming. Slow and slow. This thing is so good.